ishimwe, Imana ishimwe, tubyutse duhereza Imana icyubahiro, izinze ijoro izinguye amanywa, Imana nishimwe, fasha duhereze Imana icyubahiro, wowe turi kumwe muri umwanya wo gusenga, muri iki gitondo cya kare muri niba ture tubyukiye imbere y'Imana yacu, turayishimiye imirimo itangaza ikoze, tuyishimiye kugira neza kwayo, dukomeje gushimira Imana yacu neza itugirira, dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana yuzuye urukundo no gukiranuka, dushimiye Imana igira neza gusa, Imana nishimwe. Iki gitondo tubanje Imana ku byacu no ku bacu, tubanje Imana hose, Imana nishimwe. Impamvu tuyibanza hose nuko ari intwari mu ntambara, kandi Imana impamvu tuyibanza nuko ari yiteturura abayizeye. Tubanzije Imana nishimwe, Imana ishimwe cyane. Ndabasuhuje bene data wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, Yesu nashimwe inshuti zanjye. Imana ibaha umugisha ibanezeze. Dushimiye Imana nkomeja za gusuhuza abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, munyemerere dufatanye guhereza Imana icyubahiro, yabikoze ikongera ikatugirira neza. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Navugaga ngo twongere twibuke ineza y'Imana, kugira neza kw'Imana, imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana. Mu neza y'Imana hakubiyemo ibintu byinshi byiza Imana igitugirira. Ni ukuri imbabazi z'Imana zituma Imana itugirira neza. Urwo rukundo rwa Yesu Kristo rwatumye yisiga iheruheru, arabambwa turabamburwa ku byaha, arababara turababarirwa. Yesu Kristo nashimwe, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ni ukuri ineza y'Imana iratangaje, ni ngari cyane, kandi kugira neza kw'Imana ni ukuri kurahambaye. Iyo urebye ukuntu Imana yagukunze uri umunyabyaha, ukareba ukuntu Imana yakubabariye ikakwihanganira, Imana ntiguhanye n'ibicumuro wari wacumuye. Ibyo byose bijye bituma urushaho guhereza Imana icyubahiro, uyishime, kuko ni Imana igira neza, ni Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, ni Imana nyamana, ni Imana. Turacyari muri teme yacu yitwa ineza y'Imana. Nyemerera rero dusome ijambo ry'Imana. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 murongo wa 16, handitse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, haleluya, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana nishimwe. Uyu ni umurongo abantu benshi barawuzi, iri jambo abantu benshi bararizi, ariko muri iki gitondo turi kuvuga ku neza y'Imana, nongeye gutekereza ku rukundo rwayo, nongera gutekereza uburyo ki Imana yatwitangiye. Ndavuga ngo reka iri jambo twongere turiganireho muri iki gitondo. Ni ukuri kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, wumve ngo yarabakunze ariko ishyiraho cyane. Ushobora gukunda umuntu ariko ntumukunde cyane, ushobora gukunda umuntu rwose ariko ntumushyireho umwanya wawe mwinshi, ushobora gukunda umuntu ukumva nyine uramukunze kuko ari umuntu ntacyo agutwaye ntaki, ndetse ukumva rwose uri muri rya jambo ry'Imana rivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Rero ariko Imana yo aho irengereje ifitiye urukundo rutandukanye n'urw'abantu. Ijambo riravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Urumva ko birenze. Hari aho yagombaga kugarukira, ariko yaraharenze. Irakunda cyane. Ngo rero icyo kintu, urwo rukundo rwa cyane,
ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ariko haleluya, urwo rukundo rwa cyane rwayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege, yisiga iheru. Mbese iravuga ngo Yesu Kristo nagende ababambirwe, ndabona iby'ibitambo by'ibyaha byabo binaniranye. Reka Yesu Kristo agenda amenagura ibimenyetso, agende atabure umwenda wakingirizaga hera, ahinjirwaga n'abatambyi biyeshejwe bihannye. Yesu Kristo arangije ngo uwo mwenda awutaburamo kabiri, ngo kugira ngo umuntu wese wihannye abashe kwigererayo yikomangira. Imana ishimwe. Ngo rero byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Imana ishimwe. Iyo ni ineza y'Imana, uko ni ukugira neza kw'Imana. Wowe icyo usabwa ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ngo kugira umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana nishimwe. Imana yadukunze urukundo rukomeye cyane, idukunda urukundo rurenze urukundo ngewe nawe turi muri iyi si. Imana dukunze urukundo rukomeye kandi rufatika, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo wowe nanjye nitwizera Yesu Kristo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Imana nishimwe. Muri iri jambo icyo usabwa ni kimwe, ni ukwizera Imana, ni ukwizera, nta kindi usabwa, kuko Imana yagize neza. Imana urukundo rwayo rwayiteye kutugirira neza twebwe abari mu isi, twebwe abari mu isi akaga, ngo yarudukunze urukundo rwinshi cyane, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Umukoro ni uwawe mwene data. Muri iki gitondo ufata umwanzuro, uhitemo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kubera ko Imana yakugiriye neza. Ineza y'Imana iratangaje, irahambaye, ngo ni ukugira ngo utarimbuka. Nicyo cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Imana nishimwe cyane. Mwa kino gitondo navugaga ngo umukoro wawe ni ukwizera Imana. Ongera wizera Imana, ongera ushaka Imana bigishoboka kibonwa, ongera uhindure, ongera uhindure, uve muri nta kazaza, wongere utumbere Imana yawe, wongere ushaka Imana bigishoboka kibonwa. Imana ishimwe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Narindimo nawe wari urimo, ni ukuri twarabo kurimbuka, ariko Imana itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo nimwizera nawe ukamwizera duhabwe ubugingo buhoraho. None se wowe ntukeneye ubugingo buhoraho? Ariko wowe ntukeneye rwose, ayiwe ntukeneye kuzabana na data muri paradizo, ntukeneye kuzumva uruhutse imiruho n'imihati, ntukeneye kuzumva Imana data ikwirata, Mwami Yesu Kristo akwirata mu gitaramo cy'abera. Imana nishimwe cyane. Nakubwiraga ngo uyu munsi umukoro ufite ni ukwizera Imana, utayibangikanya n'ibigirwamana. Imana iguha umugisha. Shalomu. Imana ibagirire neza. Weekend nziza, bagize konje mugire konje nziza. Imana ibanesese, Imana ibishimire, wowe ufashe umwanzuro wo kongera kwizera Imana. Imana ikuzuza imbaraga zo guhamya, zo kongera kumva ugize ibihe byiza byo gusenga. Namwe abahagaze neza mwirinde mutagwa, ahubwo mwongere musaba umwuka wera buzuza imbaraga zo kunesha. Imana ibaha umugisha. Shalom. Ndabakunda cyane. Imana ibaneze. Ineza yawe iratangaje.